ese ubundi umuntu ashobora kwirinda icyaha ubwe? Ese umuntu yakwirinda icyaha ate? Cyangwa mu gihe umuntu yakoze icyaha yasaba imbabazi gute? Ni gute umuntu yaba mu buzima bwo gukiranuka? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Reka ubuntu bw'Imana, imbabazi zayo bikomeze kutubaho, kandi Imana ikomeze kudushoboza. Si umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka wera. Nongeye kubazuza mbifuriza amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana. Mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira, tubifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Nk'uko dusanzwe tuganira, ni mwene Soko Irembo Rifunganye TV. Uyu munsi tugiye kuganira icyaha ni iki, turusheho gusobanukirwa kugira ngo turusheho kwirinda icyaha. Ese ubundi umuntu ashobora kwirinda icyaha ubwe? Ese umuntu yakwirinda icyaha ate? Cyangwa mu gihe umuntu yakoze icyaha yasaba imbabazi gute? Ni gute umuntu yaba mu buzima bwo gukiranuka? Ese birashoboka ko umuntu yabaho mu buzima budakora icyaha? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Reka ubuntu bw'Imana, imbabazi zayo bikomeze kutubaho, kandi Imana ikomeze kudushoboza. Si umwami wacu Yesu Kristo n'umwuka wera. Reka tuganire, dutangire ikiganiro. Iyo ufunguye Bibiliya, kiyifungura mu gitabo cy'Itangiriro, ubona ukuntu Imana yaremye ibintu byose. Tubona ukuntu isi yari iriho ariko itagira ishusho, yari irimo inyanja ariko irimo umwijima w'icuraburindi. Imana ifata icyemezo cyo kurema isi, irema isi nshya nziza iriho buri kintu kimwe cyose. Imana yaremye isi itariho icyaha, yaremye isi nziza itariho umuvumo. Mu kurema isi nta butayu bwabagaho, ahantu hose hari heza, ndetse n'ibyaremwe byose byari byiza, byari bibereye amaso. Ndetse inarema n'umuntu yamuremanye uburanga, yamuremye yishimye, nta nenge n'imwe yigize iremana umuntu. Imaze kubona ko atari byiza ko uwo muntu aba wenyine, nibwo Imana yagize igitekerezo cyiza cyo kumuremera umufasha. Umuntu wa mbere yaremye yamwise Adamu, ndetse mu bushobozi n'ubutware bwo gutwara ibintu byo mu isi yose yari yaremye. Mwibuke yuko umuntu ajya kuremwa, Imana yafashe icyondo iragitoba, ikibumbamo umuntu, maze imuhumekeramwo umwuka wayo. Imaze kumurema ibona ko ari mwiza, imuha ubutware bwo gutwara ibintu byose byari biri mu isi. Icyo gihe ntabwo umuvumo wari wakaza mu isi. Umuntu yamuremye yambaye ubusa, ndetse n'uwo yamuremeye bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ntibari bakamenye yuko bambaye ubusa, baryaga batavunitse. Ubwiza bw'Imana bwari bubatwikiriye, bari inshuti n'Imana kuko Imana yazaga kubasura ikabaganiriza. Byari byiza cyane. Nyuma y'aho Satani yivumbuye ku Mana agashaka kwishyira hejuru, dore ko ari we wakoze icyaha cya mbere. Mwibuke ijambo ry'Imana ritubwira ko mbere y'uko Satani yigomeka ku Mana ngo ashake kuyirwanya, yajyaga ariga abamarayika, kuko ijambo ritubwira ko amaze kujugunywa mu isi, abamarayika biruhukije. Bamwe mu batari mu ruhande rubi rwa babandi bajugunywanwe nawe ikuzimu bararuhutse, baravuga ati ishimwe unezerwe wa juru we, kuko umurezi kuregaga buri munsi ajugunywa kandi agukuwemo. Aho ngaho ni icyaha gitangira. Icyaha cyatangiriye mu ijuru. Satani ari mu ijuru yitwaga Rusoferi. Imana yari yaramuhaye ubwiza ntagereranywa, yari yaramuhaye kuba yatwara abandi bamarayika. Yaririmbaga ngo yari afite ubushobozi bwo kuririmba amajwi 12 icyarimwe, ndetse yari afite n'igikundiro cyinshi. Bamwe mu bamarayika baramutangariraga, ariko ibyo ngibyo yahawe ndetse n'uko gukuzwa yahawe byatumye yishyira hejuru. Nta ka wa mugani yashatse icyubahiro cy'Imana ngo bamuhaye butamwa yishyiraho na ngendo. Satani nta na kimwe yahawe kuko yari agikwiriye, ahubwo ibyo yahawe yabihawe ku bw'ubuntu bw'Imana, ariko yishyira hejuru ashaka gukozwa nk'Imana. Ntabwo byamugendekeye neza, kubera ko byararimo ikintu kibi kizagira ingaruka ku kiremwa muntu ndetse no ku isi. Nyuma yo gukuzwa, Satani yashatse kurwanya Imana ngo ayivane ku butegetsi. Yashatse kurwanya Imana kubera yuko Imana ngo yafataga bimwe mu byemezo itamugishije inama. Nibwo yoheje abamarayika benshi cyane, aboshye yuko nibarwanya Imana bazaba abayobozi bakayitsinda, maze bakazajya bashyira amategeko ko babyishakiye. Ntabwo byamugendekeye neza ndetse n'abo bamarayika, kuko mu ijuru habayeho intambara. Mikayeli arwanana n'abandi bamarayika bari mu ruhande rwiza, ndetse n'Imana ubwayo ibaha imbaraga na Yesu Kristo, maze baranesha barwanya cya kiyoka ari we Satani, kijugunywa mu isi uzimu, kiba kikurura umuvumo w'iteka ryose. Kimaze kugwa mu isi rero nibwo cyaje koshya ba bantu Imana yaremye
yaremye. Igitabo cy'Itangiriro ibice 3 niho ubisanga. Reka dusome mu izina rya Yesu maze twumve ukuntu byagenze. Igitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Umugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'iyi ngobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzaziryeho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari cyo gikundiro kandi ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremeramwo ibicocore. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya Nimusi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, gwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamwo ugombye kubiruhira, buzajya bukumereramwo imikeri n'ibitovu. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima, gututubikana mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimwo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimwo uzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Twigarukire. Nk'uko mubibonye, icyaha cyatumye ubwiza bwari buri ku bantu ba mbere Imana yaremye bubavaho, batangira kuba mu buzima butegereje urupfu. Umuntu Imana yari yaremye ntago yari yakamuremeye urupfu, ahubwo umuntu niwe wiremeye urupfu bitewe n'uko yakoze icyaha cyo gusuzugura Imana, ariko abyohejwe n'umwanzi Satani. Umuntu wamaze gukora icyaha yakomeje kubaho ariko yifitemwo karande y'icyaha. Icyo cyaha cyazanywe n'umuntu umwe, cyakomeje guhererekanywa n'abantu bose kugeza amagingo n'ubu ngubu. Tubonye yuko icyaha cy'umuntu umwe cyakororeye isi umuvumo n'ibiyiriho byose. Ariko ubundi icyaha muri rusange ni iki? Icyaha ni ukwica amategeko y'Imana no kwivumbura ku Mana. Tugiye kwifashisha bimwe mu bice bigaragara mu ijambo ry'Imana Bibiliya. Ntabwo twabisoma byose, ariko nawe waza gusoma ibi bice tuza kuvuga, bizagufasha kugira ngo urusheho kumenya uburemere bw'icyaha cyangwa icyaha ni iki, n'uburyo abantu bagendanaga n'Imana yakundaga kubabuza gucumura. Gutegeka kwa kabiri ibice 9 umurongo wa 7 wahasoma, n'igitabo cya Yosuwa igice cya 2 naho wahasoma umurongo wa 18. Reka dukomeze ikiganiro. Nk'uko twabivuze mbere dutangira, Lusoferi yari we marayika ukomeye kurusha abandi, niwe wadukanye icyaha, niwe se w'ikibi, Sekibi. Twabonye ko mu kutishimira umwanya we yahawe, we yashatse kwiterura ngo yishyire hejuru, ngo asumbe Imana, bikaba byaramuviriyemwo kugwa, guhananuka kubera icyaha yakoze. Nyuma yo guhanurwa cyangwa kujugunywa, icyaha cyatangiye ubwo ngubwo kigenda gikura gishora imizi. Yesaya ibice 14
Edeni umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15 wahaso. Satani amaze kujugunywa rero yahise ahabwa irindi zina, ntago yongeye kwitwa Rusuferi ahubwo yiswe Satani. Amaze kujugunywa nibwo yazaniye abantu icyaha mu busitani bwa Edeni, aho yagerageresheje Adamu na Eva ibyari byamukozeho mu ijuru, ababwira ngo muzamera nk'Imana. Nk'uko twabisomye mu itangiriro ibice 3, Satani ni umubeshyi. Ese mwabonye ukuntu yaje ashukura mugore ngo nibarya zirambuto ngo ntibazapfa, ko bazabaho iteka ryose ndetse ngo babe nk'Imana. Kutumvira Imana byabazaniye umuvumo. Satani ni umubeshyi, na n'uyu munsi hari abantu akibeshya akababwira ati nzabaha ibyo mwifuza byose, nzabaha amafaranga, muzaba ahantu heza, ariko mujye mwiberaho mu munezero, mukora ibyaha. Muri iyi minsi ya none hari amadini yadutse, amadini y'inzaduka yabagaho mu bihe bya mbere, mu bihe byo muri Efeso, yigisha inyigisho z'Abanikolayiti, inyigisho z'ubuntu, inyigisho zivuga ko Yesu yarangije byose, inyigisho zigisha gukora ibyaha, inyigisho zibwira abantu ko bafite umudendezo wo kubaho bisanzuye, umutima utabacira urubanza, ko bakwiriye kwinezeza mu buzima bwabo bwose, ko Yesu yarangije byose. Inyigisho zigisha abantu gukora ibyaha, ngo basambane kuko badashobora kurwanya iri muri bo y'ubusambanyi, kandi ngo binezeze bakora ibyo umutima wabo ubabwiye, kubera yuko ngo Yesu yarangije byose. Izo nyigisho muri iyi minsi ni inyigisho zadutse, ndetse n'abazigisha basigaye bagenda mu mamodokari rusange, bagenda babwiriza abantu ubutumwa bumeze nk'ubwo ngubwo, ubutumwa buvana abantu ku Mana. Mwibuke yuko ari inyigisho zitwigisha gukora ibyaha. Ibyaha bituzanira umuvumo, ibyaha byazanywe na Satani, ibyaha byakururiye umuvumo isi yose. Reka dukomeze. Ariko twabonye yuko nyuma yaho Satani abeshyeye Adamu na Eva, ahubwo byabakurira umuvumo. Ariko nk'uko Imana ari inyampuhwe, ntago yigise batererana, ahubwo yabigishije ko bagomba kurya bakoze. Ibwira umugore iti uzabyara ubabara, ndetse ibwira n'umugabo iti kuko wumviye umugore wawe ugakora icyaha. Bantu mukora ibyaha kubera yuko mushaka gushimisha abantu, muramenye nabyo bizana umuvumo. Imana yabwiye umugabo ati uzaniye ubutaka n'ibiburimo byose umuvumo. Mwibuke yuko mu gihe cya Paradise, cyangwa mu gihe babaga mu ngobyi ya Edeni, inyamaswa ntizaryanaga, ndetse hari abavuga yuko n'inyamaswa zavugaga bajyaga baganira. Inyamaswa zari nziza, intare yararishaga, n'izindi nyamaswa z'ubundi bwoko zimwe na zimwe zagiye zizimira. Nta nyamaswa z'umuvumo zari ziriho. Umuvumo niwo waremye inyo, umuvumo niwo waremye imibu, amasazi. Ibyo byose ntabwo byabagaho. Nta mwanda wabaga ku isi. Isi yose yari nziza. Kubera icyaha yazaniwe umwijima, ndetse n'izuba ritangira gutwikana kandi ritaratwikanaga. Inyamaswa zitangira kwikanga zigenzi zaso, izindi zitangira kuryana kubera icyaha. Ndagira ngo twumve uburemere bw'icyaha. Nyuma yaho Adamu na Eva bamaze gukora icyaha cyo kutumvira, hagiye haboneka ubundi bwoko bw'icyaha. Mwibuke umuntu wa mbere wakoze icyaha cyo kwica ni umwana wa Adamu na Eva. Nibo bakoze icyaha cya mbere cyo kwica umuntu. Kayini na Abeli bari abavandimwe. Kubera kamere y'icyaha umuntu yari yinjije muri we, byatumye biza no mu maraso ndetse no mu bo babyaye. Ushobora kwibaza ni iki cyatumye Kayini apanga umupango wo kwica Abeli. Nawe byakuyobera. Mwibuke yuko umunsi bamaze kurya ya mbuto wa mugore yavuga ko ari nziza, nibwo bari binjije ikibi. Imbuto yabonaga ko ari nziza, amaze kuyirya nibwo yari yinjije ikibi muri we. Iyo mbuto mu by'ukuri iyo mbuto yari nziza, yenda wasaki yari naryoshye, ariko bayiriye bari biyambuye umwambaro w'umucyo, bambara umwambaro w'umwijima, batangira kubaho bababara, ndetse n'abana babo n'abazabakomokaho nabo bakira ububi, kuko bari bemeye gutandukana n'Imana, biyemeza kubana na Satani. Satani yoheje Kayini yica Abeli, umuntu wa mbere abayisha undi, ndetse biragenda biba uruhererekana. Abantu bakomeza kuba babi, bakora ibyaha, batangira no gusambana, batangira gusenga ibigirwamana, batangira kwimura Imana muri bo. Abantu batangira kwigomeka, abafite amaboko abanini batangira guhonyora rubanda rugufiya. Imana ngo yicujije ngo icyatumye irema umuntu, ariko kubera urukundo yakundaga umuntu ntiyigeze iyitandukanya n'umuntu cyangwa imuvaneho burundu, ahubwo abakomeje kugendera mu ruhande rw'Imana, Imana yakomeje kugendana nabo. Reka dukomeze turebe ingaruka icyaha cyazanye mu bantu. Nk'uko bigaragara, Imana ntiyabishe ngo bahite bapfa baveho, ahubwo yo yakoze uko ishoboye kugira ngo ikiremwa muntu kidacika ku isi, ahubwo yakomeje kubaba hafi. Ariko mwibuke yuko yavuze ngo nk'uko wavuye mu gitaka uzabusubiramo. Ni naryo jambo bajya bakunda gukoresha iyo bari gushyingura umuntu
muntu ni ubutaka. Ariko ku bantu birinda ibyaha turaza kubibona hari andi mahirwe bahawe. Ntiwakwirinda icyaha ku bwawe, ahubwo tugiye kurushaho kureba ni gute umuntu yabaho yirinda icyaha, kandi ni gute umuntu iyo amaze gukora icyaha ashobora kubabarirwa. Byagenze gute kugira ngo Imana yongere ireme umucyo mu bantu? Byagenze gute kugira ngo Imana yongere iha amahirwe abantu bemera kuyubaha? Ni iki gihembo Imana izabaha? Reka turebere hamwe. Ni ikihe gihembo Imana izabaha? Ese muribuka yuko umuntu yariye kiriya giti ashaka kumera nk'Imana, ariko ntabwo byabaye. Satani ni umushukanyi ariko yaratsinzwe. Reka dukomeze turebe uburyo yatsinzwe. Kuva icyo gihe abantu bamaze gukora icyaha cyakomeje kuba umurage uhererekanwa mu bantu. Abaroma ibice 5 umurongo wa 12 hatubwira ko icyaha cyanyuze muri Adamu cyinjira mu isi. Urupfu narwo rwakurikiyeho nk'uko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abaroma ibice 6 umurongo wa 23 binyuze muri Adamu abantu batangiye guhererekanya kamere y'icyaha. Ubwo Adamu yacumuraga, kamere ye yahise yanduzwa no kwigomeka, maze gupfa mu mwuka abiraga bamukomotseho. Ntabwo tuba abanyabyaha kubera ko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Ibi nibyo bita icyaha cy'inkomoko. Nk'uko tuvuka dusa n'ababyeyi bacu, ni nako tuvuka na kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu. Ibi ngibi byababazaga umwami Dawidi cyane, ageraho ataka muri Zaburi ya 51 ibice 7: dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yansamiye. Ubundi bwoko bw'icyaha ni icyaha cy'igitsindirano. Gutsindira ubundi bivuga gufata ikintu cya runaka ukakigereka ku wundi. Mbere y'uko amategeko ahabwa Mose, ntabwo icyaha cya Adamu cyari cyakagerekwa ku bantu, nubwo bari abanyabyaha kubera karande yabo. Nyuma y'uko amategeko y'Imana atangiwe, batangiye kubarwaho ibyaha byabo. Abaroma ibice 5 umurongo wa 13. Mbere y'uko abantu batangira kubarwaho ibyaha byabo, bakomezaga kubiryozwa binyuze mu gihano cy'icyaha ari rwo rupfu. Abaroma ibice 5 umurongo wa 14. Abantu bose uhereye kuri Adamu na Mose ntibanyuraga mu rupfu kubera kwica amategeko ya Mose ko bari batarayahabwa, ahubwo kubera kamere bakomora kuri karande yabo. Nyuma y'amategeko ya Mose, urupfu rwagumyeho kubera kamere y'icyaha abantu bavukana no kubera kwica amategeko. Ariko rero Imana yaje gukoresha ku neza yacu iryo hame ryo gutwerera icyaha undi muntu ubwo yatsindiraga ibyaha byacu Yesu Kristo, maze arabihanirwa urupfu ku musaraba. Mu gutsindirirwa ibyaha byacu, Imana yamubazeho ko ari umunyabyaha nubwo atari we, maze yemera guhabwa igihano cyari guhabwa abantu bose kubw'ibicumuro byabo akishyiraho. Ni ngombwa kumva ko umwami wacu Yesu Kristo yatsindiriwe icyaha, ariko nubwo yabitsindiwe ntabwo yabikomoye kuri kamere mbi. Yahawe igihano cy'abanyabyaha nubwo atigeze akora icyaha cyangwa ngo abe umunyabyaha. Kamere ye izira inenge, ntiyigeze na rimwe yanduzwa n'icyaha. Yesu Kristo yafashwe nk'aho ari we wakoze ibyaha byose, nubwo nta na rimwe yigeze akora icyaha. Ni muri ubwo buryo rero Imana yatsindiriye gukiranuka kwa Kristo, abamwizera bose itubaraho ubukiranutsi, kimwe nuko yamutsindiriye ibyaha byacu. Abakorino ba 2 ibice 5 wa 21. Icyaha cya gatatu ni icyaha gatozi twese dukora buri munsi. Kuko twavukanye kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu, buri munsi turacumura, byaba ari ibyaha twita bito kugeza ku binini, nko guhotora cyangwa kwica cyangwa gusambana n'ibindi byinshi. Abatarizeye Yesu Kristo bagomba kuzaryozwa ibyo byaha byose, kimwe n'icyaha cya gakondo n'iki gitsindirano. Ariko abizera twe twarangije kurokoka igihano cy'ibyaha, ari byo rupfu rwo mu mwuka n'umuriro utazima, kandi ubu twahawe imbaraga zo kunangira icyaha. Abababwira ko Yesu yarangije byose ngo mukwiriye kwinezeza kuko mutashobora kwitsindishiriza ubwanyu, barabashuka. Kuko ahubwo umwuka wera twahawe, Roho Mutagatifu, Holy Spirit uko mumwita, niwe uduha imbaraga zo kudakora icyaha, ndetse twajya kugikora akaducyaha. Twahawe imbaraga zo kunangira icyaha. Ubu dufite gutoranyamwo gucumura cyangwa gukiranuka, kuko dufite imbaraga zirwanya icyaha binyuze muri Mwuka Wera uturimo. We ahora tweza kandi akanaducyaha iyo ducumuye. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Iyo twaturiye Imana ibyaha byacu kandi tukanabisabira imbabazi, dusubizwa mu busabane n'ubumwe nayo. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa
kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Ikindi Yesu Kristo umucyo wacu twahawe, umusimbura wa Adamu wa mbere, adusaba guhora dusenga. Aratubwira ngo muhore musenga ubudasiba kugira ngo mutazajya mugwa mu moshya. Isengesho ni urukarabiro abera bahora bakarabiramo, kuko buri munsi, buri kanya, buri segonda, buri munota duhora ducumura. Ni nako bikwiriye ko duhora dusenga ku mwami wacu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ibyo niwe wabitwibwiriye ngo mujye muhora musenga udasiba kubera ko turi abanyabyaha. Isengesho iyo dusenze tuvanaho ibyaha. Hari ibyaha dukora twabitekereje, hari ibyaha dukora tutabitekereje, hari ibyo dukora ku bushake bwacu ndetse n'ibyo dukora tutabigizemo uruhare. Ibyo ngibyo urukarabiro rw'isengesho rubivanaho, kandi ni ukuri Mwuka Wera ahora hafi yacu kugira ngo ahora tweza buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Iyo mvuga umusimbura wa Adamu, mwibuke ko Adamu yatuzaniye umwijima, ariko Yesu amaze kuza we yatuvanye muri wa mwijima yongera kuduhuza n'Imana. Umucyo ubugarutse mu bantu gutyo. Yesu yaje yambaye ishusho y'umuntu 100%. Yari umuntu, azabana n'abantu, ariko nubwo yabanye n'abantu ntiyigeze agira kamere muntu, nta cyaha yigeze akora. Niyo mpamvu yatsinze. Imana yahabwa icyubahiro kuko yatekereje ku bantu bayo ikabaha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Ibyo uzabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Uzabisanga mu gice cya 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Turiho urubanza bw'uburyo butatu: kamere y'icyaha, twarazwe, icyaha twatsindiriwe, ndetse n'ibyaha byacu bya gatozi, kandi igihano gihabwa abanyabyaha ni urupfu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6 umurongo wa 23. Urupfu rw'iteka ryose. Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Ariko kubw'impuhwe nyinshi ibyo byaha uko ari bitatu byabambiwe ku musaraba wa Yesu Kristo, umwana w'Imana. None ubu binyuze muri Kristo Yesu dufite gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kutubabarira ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'abantu bayo buri. Turabashimiye bw'uko bw'Imana. Uyu munsi twarimo tuganira ku cyaha. Nk'uko twabibonye, icyaha nicyo cyazanye umuvumo. Muribuka ijambo riri mu byahishuwe rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubeshya bakabikora. Ibyo byose ni ibyaha. Ibyaha ni byinshi imbere y'Imana, icyaha cyose kirangana. Ananiya na Safira, uzi ikintu bazize? Nta muntu bishe, bazize kubeshya Umwuka Wera. Ibyo byatumye bapfa kandi bararimbuka. Nta muntu bishe, nta n'umuntu baroze. Rero imbere y'Imana ibyaha byose birangana. Kubeshya, kuroga, kwica, nta cyaha gitoya imbere y'Imana. Adamu na Eva bo bazize gusuzugura Imana, bazize gushaka kwishyira hejuru, bazize kurya imbuto ziri ku giti Imana yari yababujije. Ese birashoboka ko umuntu yabaho mu buzima budakora icyaha? Ibyo biragoye. Niyo mpamvu Yesu yashyizeho urukarabiro. Niyo mpamvu Yesu yemeye kujya ku musaraba akishyiraho ibyaha byose kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Uyu munsi rero ntabwo bikwiye ngo tugende dukora ibyaha ubuntu busage, ahubwo bikwiye kwigengesera no guhora dusenga. Guhora usenga wumva n'ijambo ry'Imana. Imwe mu nzira cyangwa mu ngamba wafata kugira ngo urwanye icyaha ni ukuhora iruhande rw'Imana, uyisenga, uyiririmbira, ndetse ugahora buri munsi utekereza Imana, umutima wawe uwerekeza kuri Kristo, uririmba aho uri hose. Urabizi yuko igiye gukora ikintu kibi umutima ugucira urubanza. Rero birakwiye ko tubaho turwana intambara nziza. Kurwana intambara nziza ni ukubaho mu buzima turwanya icyaha. Iyo urwanya icyaha uba urwanya abadayimoni. Abadayimoni nta kindi bashinzwe, birirwa bazirira ku isi yose boshya abantu gukora ibyaha. Iyo ukoze ibyaha hari igihe bakwiba ukaba warimbuka utihannye. Iyo urimbutse utihannye bishobora kuguhesha kubaho ubuzima bwawe bwose uri mu muriro, ubabazwa iteka ryose. Ibyaha ni bibi, tubyirinde twegera Imana, dusenga udasiba, twiga kubaho muri kamere nziza, tugira urukundo, dusabana n'abantu, tugira urukundo, turirimba ibihangano byaririmbiwe Imana, twiga kubana n'abantu neza, kwirinda intonganya mu ngo zacu ndetse n'ahandi hantu hose tujya. Ni byinshi umuntu yakora
kugira ngo yirinde ibyaha, ariko ntago Yesu yarangije byose kugira ngo tubeho mu buzima bw'umudendezo tutarwana na kamere. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe, turabakunda kandi turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe. Misiyo yacu cyangwa intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Ni benshi bamamaza ubutumwa bwiza, ariko wowe wahisemo uyu muyoboro wa YouTube Irembo Rifunganye. Natwe turi muri abo bamwe benshi bahisemo kwamamaza ubutumwa bwiza. Twagakoze byinshi kugira ngo turebwe n'abantu benshi, ariko ntago ari ibyo ngibyo, kuko dutegereje ibihembo byacu mu bwami bwo mu ijuru. Yesu yaravuze ngo hahirwa uba maso akageza ku munsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka ushobora kuba ari umunsi wawe uzapfiraho, cyangwa Yesu azaza agasanga uri muzima. Hahirwa utazaboneka mu rubanza rwa kabiri cyangwa mu muzuko wa kabiri, kuko abazaboneka mu muzuko wa kabiri bazaba bagiye gucirwaho iteka, ariko abazaboneka mu muzuko wa mbere ntago bazahamwa n'urubanza, ahubwo bazaba batsindishirijwe kubw'ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nimukomeze mugire amahoro y'Imana. Mwari muri kumwe na mwene so mufatanije kwizera Irembo Rifunganye TV. Shalom shalom.